rusange Imana ishaka ko umuntu akizwa ariko agakora kabo kakiteza imbere kandi akera imbuto nziza, agaharanira amahoro kagera ku isi ahantu hose ari, ubutumwa bwiza bukabwirizwa kandi akarushaho kugenda abana n'Imana neza. Natwe nidukora ibyiza tuzemerwa, Imana yo mu ijuru ishimwe kandi yabwe icyubahiro. Tugomba gukora ibyo Imana ishaka mu gihe tugifite imbaraga. Imana yo mu ijuru ishimwe kandi yabwe icyubahiro. Turashimira Imana yuko yongeye kutwongera undi munsi wo kugira ngo duterane. Imana yo mu ijuru ishimwe kandi himbazwe. Turashimira Imana yuko yaturinze namwe ikabarinda. Hari byinshi Uwiteka yagiye adutambutsa, ibyo tuzi n'ibyo tutazi. Imana yaraturinze, izina ryayo rishimwe. Rero tugeze muri ka kanya keza ko kubasangiza ijambo ry'Imana riba riri kudufasha kugira ngo namwe mufashwe natwe dufashwe mu izina rya Yesu. Twatangira iri teraniro ryacu nk'umuryango wacu, namwe tubisangiza kugira ngo Imana izibane natwe muri gahunda yose twateguye, n'aba ari twe ahubwo aba ari izina ry'Imana rishyirwa hejuru. Uwiteka Mwami, turagushimiye, turaguhimbaje, tugushimiye kuri Imana nziza, tugushimiye kuri Imana ikomeye, turagushimiye kuri Imana ivuga bikaba, yategeka bigakomera. Aka kanya Mwami turagushimiye yuko Mwami uduhaye Mwami uyu mwanya wo kugira ngo twumve ijambo ryawe, kandi Mwami ubane natwe kandi n'abadukurikiye ubagirire neza. Imbaraga zawe n'umwuka wera wawe ukomeze kutuyobora mu izina rya Yesu. Ntabwo ari sheri, ntabwo ari igihe, ahubwo izina ryawe yabucyubahiro. Bana natwe muri byose, twakubwira byishimo abana b'abantu, ubuzima bw'irere ndetse byatugira umumaro, tubane n'abera bose. Byose mu izina rya Yesu byatsi byambaje, amen. Haleluya, amen. Twatangira iteraniro ryacu duhana sheri kugira ngo atugezeho ijambo ry'Imana riri kudufasha nka famiye yacu. Namwe kandi mufashwe mu izina rya Yesu. Ni karibu. Haleluya, amen. Dushimiye Imana nanone ko iduhaye umwanya mwiza nk'uyu nguyu, itugiriye ubuntu bwo gusangira ijambo ryayo. Ntabwo biba byoroshye kuvugira Imana ihibereye, ariko n'undi niyo dushoboza, ntabwo ari twebwe tuba turi kuvuga ibyacu. Imana rero ishimwe, yabanye natwe iminsi yatambutse, ikomeje kuturinda, iturindira igihugu. Nawe udukurikiye, kuba udukurikiye nuko ukiri muzima. Ibibazo byo tukiri mu isi byo ntabwo bizashira, ariko Imana ijya iduha amahoro no mu bibazo kandi ikabitugiramo, kandi ikagenda iduha n'ibisubizo byabyo. Rero dushimiye Imana ko ari Imana nziza. Tugiye gusangira ijambo ry'Imana Imana ashyize ku mutima wacu, bisanzwe muri home worship. Buri weekend tubasangiza ijambo ry'Imana riba ryadufashije. Uyu munsi ijambo tugiye gusangira riravuga ngo Imana irema umuntu, hari message yamuhaye, hari ubutumwa yamuhaye bwa mbere na mbere ikimara kumurema. Nawe udukurikiye iyo message irakureba. Kuvuga ngo ukwiye kumenya uza mu isi ikintu Imana yakuvuzeho, igushakaho ni iki. Ukwiye kumenya ngo umuremyi wawe yakuvuzeho iki. Ubusanzwe iyo tugiye muri production cyangwa se mu gukora ibintu mu nganda, umuntu ufite uruganda rukora ibintu, cyangwa se tuvuge umuntu wakoze ino telefone ayikora, hari icyo bita catalogue cyangwa se leaflet. Ni agatabo cyangwa se urupapuro ruriho amabwiriza agenga imikoresherezwe y'icyo kintu, cyangwa se uburyo icyo kintu kizakora. Natwe rero Imana imara kuturema, hari amabwiriza cyangwa se hari uburyo ibyo tugomba gukora mu isi yandikishije. Iyo catalogue ni ijambo ry'Imana, ni Bible. Nk'uko ugiye kugura televiziyo biri kumwe na ka gatabo, iyo uguze telefone muri box haba harimo ashobora kuba ari agapapuro cyangwa se ari n'agatabo gatoya harimo nyine telefone zakora ite, ikora iki, uzayikoresha mu buryo, ni ibiki ugomba kwirinda, n'ibintu byinshi bitandukanye. Rero muri iyo catalogue cyangwa se muri ako gatabo cy'igitabo cy'ijambo ry'Imana, ikintu cya mbere Imana ikimara kurema umuntu mu itangiriro niho tubisanga. Cya mbere 28. Ndasoma muri verisiyo y'Icyongereza, some no mu Kinyarwanda kugira ngo turusheho gusobanukirwa. Mu Cyongereza bavuga ngo and God blessed them and God said unto
them, be fruitful and multiply and replenish the earth and subdue it and have dominion. Aho ngaho ni mu cyongereza. Mu kinyarwanda bavuga ngo itangiriro nyine igice cya mbere 28 bavuga ngo Imana ibaha umugisha, irababwira iti nimubyare mugwire mwuzure isi yose muyitegeke, mugenga amafi n'inyoni n'ibisiga n'ibikururinda hasi. Haleluya. Amen. Turakoresha rero iyi verse y'icyongereza cyane kuko hari uburyo n'abanyarwanda bavuga ikinyarwanda gikennye, hari uburyo nyine kidasobanura ibintu ngo ube wabasha kwisobanura neza nk'uko biri. Hari amagambo 5 muri uyu murongo wa 28 muri iyi verse y'icyongereza Imana yavuzemo ibwira umuntu. Ijambo rya mbere ni rivuga ngo be fruitful. Be fruitful, Imana yashatse kuvuga iki? Ivuga ngo mwororoke cyangwa se mwere imbuto. Imana ishaka ko ubuzima bwawe cyangwa se bwanjye bugira umusaruro, si ukubyara gusa, ahubwo no kugaragaza imbuto nziza mu mico, mu murimo, mu mirimo no mu mpano wahawe. Ni ukuvuga ngo Imana ikigushakaho, Imana nyuma yo kukurema cyangwa se nyuma yo kuje mu isi, ishaka yuko ntago ari uvuga ngo tubyare gusa birangirira aho ngaho, n'ubwo hano yavuze ngo byare mwororoke. Ishaka ko turenga no kubyara gusa, ahubwo tukera n'imbuto nziza, tukagera mu imbuto nziza nyine mu mico yacu, tukabana n'abantu neza, tugakora imirimo itandukanye, cyane cyane n'umurimo wayo wo kuvuga ubutumwa, ndetse tugakoresha n'impano Imana iba yaragiye iduha. Iri jambo rya kabiri ni multiply cyangwa se ngo mwiyongere. Multiply ni ugukura no kwaguka, kwiyongera mu bwenge, mu kwizera, mu bushobozi no mu byo ukora. Imana ishaka ko uguma, Imana ntabwo ishaka ko uguma aho uri, ishaka ko utera imbere. Ni ukuvuga ngo hari igihe dusoma ijambo ry'Imana ntituryumve neza. Hari ijambo rivuga ngo ntimugashake ngo mwemere kubana n'ibyoroheje, ngo nimba ngo ntimukishyire hejuru. Nibyo tuzariganiraho. Ni ijambo Paulo yanditse, tuzarireba naryo ubutaha. Imana ishaka umuntu akura, ishaka umuntu akora agatera imbere, akiteza imbere. Hari abantu benshi tugenda tubona muri Bibiliya bagiye bakora bakiteza imbere, Imana yagiye amasezerano, bakaba abantu bakomeye kandi bubaha n'Imana. Ba Yosefu, ba Daniyeli, ba David n'abandi bagiye bakura bagakorera Imana kandi bakaba abantu bakomeye, bakaba abami, bakaba abategetsi, bakaba abakire. Nabo ba Eliya wumva ko ngo bahingishaga ibimasa n'iki. Imana ishaka ko rero dukura, nuvuga ngo tuyikorera tugakizwa, ariko tukanakora tukiteza imbere. Ntusanga ari twe bantu baciritse cyangwa se baciye boroheje, cyangwa se ubwo kuba boroheje ndi kuvuga ni ukugukena. Naho koroha byo dukwiye koroha, nubwo twatunga, nubwo twaba bakire, ariko tukagira imitima yoroheje icishijwe bugufi. Kuko abo tuvuga abo ba Dawidi n'abo ba Yosefu n'abandi, ubona ko nubwo bari abantu bakomeye, ariko bari bafite imitima icishijwe bugufi, nta bwibone, nta kwiyemera byarangwaga mu mitima yabo. Imana yabemeraga. Reka tujye ku ijambo rya gatatu kuko nashaka ko tuza gutinda. Ni amagambo 5. Rya gatatu rivuga ngo replenish the earth cyangwa se ngo mwuzure isi. Mwuzure isi ni ugukomeza gutuza no gutunganya isi, gushyiraho ubuzima, amahoro n'iterambere aho ugeze hose. Ni ukuvuga ngo Imana ishaka yuko yenda dukwira isi, cyangwa se tugenda duharanira ko amahoro agera mu isi, kandi nyine ahantu hose Imana yaremye ku isi abantu tukahatura, tukahashyira ibikorwa remezo, ubuzima bukahagera n'ibindi. Ibyo ni byo Imana ishaka. Nta ishaka ko dutura igice kimwe ngo turekeraho. Irindi jambo ni subdue it. Subdue it ni ukuvuga ngo muyitegeke cyangwa se muyigenzure. Ni ugucunga no kuyobora neza iby'Imana yaguhaye cyangwa se yakugabiye, gukoresha isi n'ibiyirimo mu buryo bufite inshingano, atari ukwangiza, ahubwo ari ukubiteza imbere. Imana ishaka ko ibyo yaguhaye bicunga neza, ukamanaginga ibyo yaguhaye ukabikoresha neza. Hari umugani w'abagaragu, umutware yasigiye amatarano, umwamuha imwe, undi ebyiri, undi eshanu. Murahuza uburyo babiri, uwe ebyiri yazikuyemo enye, uwe eshanu akuramo 10, ariko wa wundi umwana ayitabika. Umutware aje agaya wa wundi wayitabitse, ashimira ba bandi
bazikoresha bakazibyaza umusaruro. Imana ishaka ubutunzi bucyo ufite, impano ufite, icyo ufite, ubushobozi bwawe ufite mu kwizera no gusenga, ubukoreshwa bubyaza umusaruro, ubundi ikabona gukomeza kuguha umugisha. Ntabwo ishaka ko dusesagura, ishaka ko dukoresha neza ibyo yaduhaye. Reka tugane kurya nyuma, tuvuga ngo have dominion cyangwa se mugire ubutware. Imana yahaye umuntu ububasha bwo kuyobora ibindi byaremwe. Ubutware bugomba gukoreshwa mu rukundo, mu kuri no mu butabera. Ubundi Imana ireba mu muntu iramubwiye ngo nayobore. Dukwiye rero kuba abantu bayoboye cyangwa se bafite ubutware n'ubushobozi dutegeka. Ntukangwe n'imiserebanya ngo nibo bonye imbeba yituye hasi cyangwa yuzeho ubwo ngo ibintu binacitse. No, ukamenya ko hari ubutware bukurimo utegeka ibindi bintu byose. Ukamenya ko inyamaswa n'ibindi bintu byose n'ibiki byose Imana yagushyize hejuru yabyo, ukwiye kubitegeka. Yaguhaye ubutware, yaguhaye ububasha hejuru y'ibindi bintu yaremye. Upfa kuba uri umuntu kandi warizeye Imana. Imana yaguhaye ubushobozi bwo gutegeka ibindi bintu byose. Rero ntabwo najya muri deep cyangwa se mu magambo arambuye y'iri jambo, kuko ni ijambo rinini ririmo nyine ndigabanya mvuga kuri ano magambo 5 y'ingenzi Imana yabwiye umuntu. Muri rusange Imana ishaka ko umuntu akizwa, ariko agakora akabo kakiteza imbere, kandi akera imbuto nziza, agaharanira amahoro kagera ku isi ahantu hose ari, ubutumwa bwiza bukabwirizwa, kandi akarushaho kugenda abana n'Imana neza. Muri make rero iri jambo udusomye cyangwa se n'umurongo uvuga iki? Ni ijambo cyangwa se n'umugisha n'inshingano Imana yahaye cyangwa se yaguhaye wowe, iguha ubushobozi bwo kwera imbuto, gukura, gutunganya aho uri no kuyobora neza ibyo yakugabiye. Imana iduhana umugisha. Reka ngane ku musozo. Sheri nawe ndagira icyo yongeraho, agiye comment ashyiraho ku byo bintu Imana izo nshingano Imana yahaye umuntu, cyangwa se ikintu Imana yabwiye umuntu ikimurema, ikintu Imana yakubwiye ukiza ku isi. Hanyuma tugane mu gusenga kugira ngo Imana umwuka wera urusheho kudusobanurira. Ni karibu, murakoze. Sheri Imana umugisha atubwiye amagambo menshi kandi meza. Imana yo mu ijuru imuhereza umugisha. Ngewe nta byinshi navugaho kuko ibyinshi yabivuze, ariko tugomba kumenya icyo Imana yadushyiriye ku isi. Hari ijambo ry'Imana ritubwira ngo ahari icyo Imana yagusigarije ikereti kwari ukugira ngo utunganye ibidatunganye. Natwe hari icyo Imana yadusigiye mu isi, hari igitumye tukiriho tutarapfuye. Rero duharanire gukora imirimo myiza kugira ngo natwe kuko Imana yigeze kubwira Kayini ngo ese nukora ibyiza ntabwo uzemerwa. Natwe nidukora ibyiza tuzemerwa. Imana yo mu ijuru ishimwe kandi yabwe icyubahiro. Tugomba gukora ibyo Imana ishaka mu gihe tugifite imbaraga. Imana yo mu ijuru ishimwe kandi yabwe icyubahiro. Tugiye gusoza iteraniro ryacu dusenga. Nizere ko mwafashijwe, njye natangiye gufashwa rigitangira. Imana yo mu ijuru ishimwe kandi yabwe icyubahiro. Sheri agiye kudusengera adusabira Imana imbaraga zo gukora icyo twahamagariwe. Imana yo mu ijuru ishimwe. Imana ishimwe. Reka dusenge. Gusa iryo jambo ndaza kurishyira no muri description, ushobora kujyamo ukarisoma. Ni rirateguye neza, ari amagambo 5 uko nayavuze, ukabisoma witonze ndetse ukabitekerezaho, kugira ngo utaba nka wa muntu wirebera mu ndorerwamo ngakibagirwa uko yasaga nk'uko Yakobo yabivuze. Dukwiye gusoma ijambo ry'Imana cyangwa kuryumva, tugatekereza n'undi tukarishyira mu bikorwa, tukarishyira no mu bikorwa. Kuko kuryumva gusa no kurisoma gusa ntacyo byatumarira tutakoze ibyaryo. Reka rero iby'Imana yavuze, niba ishaka ko twera imbuto, niba ishaka ko twaguka, tuyiharanire kandi tubishyire mu bikorwa mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Kadusenge. Turagushimiye Imana yacu, dushimiye kuri Imana nziza, Imana idukunda. Twebwe turi abantu, ariko uri Imana, uri umubyeyi ucishijwe bugufi cyane ngo ushyirwe hejuru. Iby'iri jambo ritubwiye ni ibintu birenze ubwenge bwacu, ni ibintu bitoroshye, ariko kandi ntabwo n'ubitwe twishoboza. Dushobozwa byose na Kristo duha imbaraga. Reka udushoboze, ushoboze udukurikiye. Ntabwo tuzi ibibazo afite, ariko Imana yamuremera amashimwe, Imana yamugirira neza, Imana yahindura imibereho kandi ukamuha gusobanukirwa no kugukira iby'ijambo ryawe, kuko wavuze ko nitugira umwete wo kumva no kumvira amategeko byamije byose, imigisha yose uzatuza. Tugushimiye kubanye natwe, neza kutugira neza muri byose, kandi umugisha buri wese udukurikiranye, mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Imana ibahe umugisha, turabakunda cyane. Bye. Bye.